Hi, hello, muraho neza. Nizere ko mwese mumeze neza. Ngiye kubabwira ngo Yesu akuzwe. Nizere ko meze neza, abatameze neza ngiye gutangira mbakomeza. Rwose nimwihebe ibyo uri mucamo uko byaba bimeze kose igihe kiragera kikarangira kandi ntabwo bitinda birarangira n'ukuri. Sawa rero nongeye kugaruka hano kugira ngo tuganire. Uyu munsi nje kubabwira hari ingeso abantu bagira tubana nabo, duhura nabo, inshuti zacu, mu bavandimwe, mbese abantu ba hafi, ingeso bagira. Izo ngeso ngiye kukubwira nusanga mu bantu uhura nabo mu buzima bwa buri munsi bazifite, ni ukuri ngenda kubwira ngo rekana nabo, tolerance zero, kubera ko abo bantu nta kintu cyiza bashaka kukugezaho. Ni abantu baruma bagahuha, ni abantu nubabona bameze gutyo ukuri nta bucuti buba burimo. Ndahera ku wa mbere ni abantu batinya kudepansa amafaranga. Kudepansa amafaranga ni ukuvuga iki? Kudepansa ku bandi. Tuvuge wenda umuntu agiye gukoresha nk'ubukwe cyangwa agiye gushyingira cyangwa gushyingiza, ukabona umwe mu nshuti atinye, mukavuga muti reka dukoteze, reka dutwerere, reka tugere gute. Umwe mu nshuti akavuga buri gihe akavuga ko wa muntu wo uravuga ko nta mafaranga afite, buri gihe akajya avuga ngo ngenda kimwe ngo nta mafaranga afite. Bantu bahora barira, bantu kandi akora ariko buri gihe agahora kumvisha ko we nta mafaranga afite, igihe cyose amafaranga akenewe yo gukorera undi muntu ikintu. Uwo muntu ni ukuvuga ngo aba afite comportement iri karikire. Donc we ni umuntu iyo nta faranga rimuvaho, urumva n'ubucuti ntabwo bushobora kuba equilibre, kubera ko ubucuti nibaza ko ni partage mutuelle, ni ugufashanya, ni soutien. Donc uwo muntu rero niba hari umuntu ubana nawe cyangwa uhura nawe cyangwa muri kumwe muri groupe cyangwa mu muryango cyangwa muke, umuntu niba ahari akaba ameze gutyo, ari umuntu ukunda amafaranga ku buryo atadepansa pour une autre personne, umuntu rwose njye nakubwira ngo nta kintu biba bimaze kubana nawe, kubera ko ntabwo aba ari umuntu wakubanira neza, kuko umuntu burya utazakenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, burya nta kintu biba bimaze kubana nawe. Umuntu wa kabiri ngiye kubwira ahangaha ni umuntu ukunda intonganya, umuntu ukunda amakonflit, umuntu uhora ajya impaka, dispita. Donc wa muntu buri gihe ushaka kuvuga ijambo rya nyuma, wa muntu udafite imilite, wa muntu utazi guca bugufi ngo atege amatwi abandi, agahora buri gihe ashaka gutongana, kujya impaka, kugira gute. Kandi iyo ari umuntu wawe wa hafi, umuvandimwe cyangwa umuntu wawe wa hafi, buri gihe akenshi agusaba no kumushyigikira muri ayo mafuti ye, akagusaba kumujya inyuma. Urumva rero umuntu nawe ukwaka authenticité yawe, akumva ko ugomba kumushyigikira kandi uzi neza ko nta kuri afite, nawe ni umuntu uvuna cyane, avuna amarangamutima yawe. Umuntu nawe ntabwo biba ari ngombwa kugumana nawe. Burya umuntu w'inshuti, umuntu mwiza, ni umuntu utega amatwi, ni umuntu ufite imilite, umuntu nyine wumvikana, mukadiskita mu buryo buri mu bwenge. Umuntu rero buri gihe ushaka kuvuga ijambo rya nyuma, burya nta bwenge buba burimo. Abo bantu ni abantu baba bafite ikibazo cyo gukontorora amarangamutima yabo. Usanga rero rufite yuko atabasha gukontorora amarangamutima ye n'ayawe, iyo uri inshuti ye cyangwa uri umuvandimwe cyangwa uri iki, ayakomeretsa, kubera ko nyine uba ugomba kumushyigikira mu mafuti kandi ntabwo biba ari ngombwa. Ubundi inshuti ni umuntu ukugira inama, akakumvisha ko akakumvisha aho wakoze amafuti, akagukosora, akakubwira ati ntabwo agomba kugira gutya. Ariko iyo ari umuntu utabyakira ngo abyemere, nawe rekana nawe, tolerance zero. Umuntu wa gatatu ngiye kukubwira ni wa muntu upfobya ibyago byawe, tes inquiétudes, tes douleurs. Donc wamubwira ikibazo ufite, wamubwira ibyago, ibikubabaje, ukabona abifashe nkaho nta kintu bivuze, ukabona bifashe à la légère. Donc wa muntu sinzi uko nabivuga. Ubundi abanyarwanda bavuga ko inshuti nziza uyibona mu byago. Wa muntu rero ubwira agahinda kawe, ubwira umubabaro wawe, ukabona arabyumvise,
ahise azana indi sije. Akenshi abo bantu ahita azana sije ye. Nibo abantu baba bashaka ko we ubatega amatwi ariko we nta ibyawe nta mwanya bifitiye. Abo bantu rero nabo barababaza cyane kubera ko iyo ufite inshuti ushaka ko mupartaja tes douleurs, tes inquiétudes, ibintu byose bikubabaje mukaba mwabiganira akagutega amatwi kuko ça soulage. Iyo umuntu aguteze amatwi burya akakubwira ati komera, ukabona neje akongera akaguhamagara akakubwira se bimeze bite, ibyo bintu bigaragaza ko umuntu yakumvise. Ariko wa muntu ubwira ibintu bikubabaje bitararangira agahita azana ibye nawe, buri wa muntu uhora avuga ibintu bye gusa adafite umwanya wo gutega abandi amatwi. Abantu rero nabo baragoye, ni abantu buryo ugeze mu byago cyangwa ufite ikibazo ukabona umuntu uhitaga inshuti ukabona nta gaciro abihaye, uwo nawe nyine nibaza ko nta mwanya yagombye kugira mu buzima bwawe, kubera ko ubushuti cyangwa imibanire biba bisaba ko mupartaja ibyo bintu, mupartaje ibyishimo, mupartaje umubabaro, nibwo bushuti. Umuntu rero nawe niba ari uko ameze adatega amatwi ibibazo byawe ngo abihe agaciro, mbese ubone ko mubifatanyije, nawe tolerance zero. Ese ku muntu wa kane, abantu bashaka guhindura nabivuga gute se, bashaka guhindura imyumvire yawe, imyemerere yawe, mbese ba bantu akumvisha ko imyemerere ye wenda tuvuge mu madini cyangwa iki ariyo yo we kw'ibyo wemera atari byo, wa muntu upfobya wowe ibyo ukunda, ibyo akumva ko ugomba kugendana nawe, ukumva ugakora ibyo ashaka, ukumva ibyo yumva. Hari umuntu ukubwira ati njyewe ati ugomba gukunda politike, ati politike ntutayikunda, politike ntayikunze ntabwo ari ikibazo. Niba wikunda cyangwa umupira, ngwino turebe umupira, ujye ureba umupira, no, ntabwo ngiye nkunda umupira tout simplement, kandi ugomba kubinyubahira kubera ko ntawe ukunda nk'uko nawe nkubaha kubera ko ukunda. Cyangwa hari umuntu wigeze kumbwira ati mbere yo gupfa rwose ndakwinginze, njya kuvuga idini yari arimo, ati uzave mu dini urimo ujye mu ryanjye kubera ko njyewe idini ryanjye nuripfira muzajya mu ijoro. Urumva rero abo bantu nabo ni abantu, donc ubushuti cyangwa imibanire umuntu akwemera ukuri, kuko turi abantu batandukanye. Hano kuri Uko Ubyumva TV nababwiye ko buri muntu afite ukuntu ateye, buri muntu afite uko ameze, nta muntu umeze nk'undi, kandi c'est ça qui fait l'harmonie. Nibyo bituma abantu isi iba nziza, kubera ko tugomba kwibanamo dutandukanye. Iyo umuntu rero ufite umuntu w'inshuti cyangwa umuvandimwe cyangwa umuntu ushaka kumvisha ko ibintu akunda nawe ugomba kubikunda, burya aravunanye. Ibyiza rero ntuzare ku muntu akuvuna, nubona umuntu ameze gutyo uzamureke gahoro gahoro, ni ukuri, kubera ko ntabwo biba biryoshye umuntu uhora kumvisha ko ibyo ari byo byangombwa, ibyo ari byo bizima, ibyo akabipfobya, nawe ntabwo aba aryoshye. Umuntu nawe ni ukuri rwose, nubona ameze gutyo agutesha umutwe, burya kumvisha ko ugomba gukurikira ibintu bye, nawe tolerance zero. Hano rero ngarutse ku muntu ngewe rwose umvuna cyane, uyu muntu we niba umufite mu muryango cyangwa mu nshuti cyangwa mu bakorege cyangwa iki, fata distance vuba cyane, yikere vuba. Abantu bitotomba, bavuga niba Chris Ndikumana wo muri kawe uvuga ngo kwidodomba, bantu bahora bitotomba, bantu batagira ikintu, batajya babona ikintu cyiza na rimwe, bahora baganya, baragowe, abantu baravuna mana yanjye we. Bariya bantu ni ukuri, umuntu n'icyiza akibonamo ikibi, we ikintu guhora arira, yaragowe, ahora afite complaining, afite abantu arakiza guverinoma, arakiza ibyo atabonye, hari abandi batumye atabibona, donc ibyo atagezeho hari impamvu yabiteye. Abo bantu ni abantu kwitotomba, burya ni ukwihisha inyuma y'ubushobozi bwawe bukeya cyangwa ubushake bwawe buke bwo gukora ibintu. Ntabwo ari byiza rero umuntu uhora arira, njyewe ibisi bigeraho kubera ibi, njyewe naragowe,
uzi ko uwo muntu n'ikizi yakibonye arahita akubwira abo bantu hari n'ukuntu muganira ukamubwira uti wawu uti n'ibi wageze ku bintu ngo ngewe se ngo ejo bundi ngo bizaba byarangiye ngo nge nta cyiza mbona njya ngira ngo buriya ngo nabyo ngo biba bifite mbese ibintu byose aba afite impamvu bigomba kuba bibi. Uwo muntu rero tolerance we ahubwo ni tolerance 0 ebyiri ni umuntu wa feke cyane, ni umuntu fata distance umwigizeyo kubera ko bigeraho nawe iyo ubana n'abo bantu. Impamvu nibo mbabwira aba bantu ni uko iyo ubana n'abantu bameze gutyo, iyo udafashe distance bigeraho ukabona nawe wabaye nkabo, kandi ni ukuri izi ngizi ntabwo ari karite, ntabwo ari ibintu biri positif, ni ibintu biri negatif, ni ibintu bitari byiza. Uwo muntu rero aho kugira ngo agukontamine nta kubabariza amarangamutima gusa, ahubwo bigeraho ukabona nawe wabaye nkawe. Mu gifaransa baravuga ngo dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Uwo muntu rero mwigizeyo tolerance 0. Ngarutse ku bantu rero noneho abo bantu bo noneho ni ba bantu baza bakakugira inama utabasabye, ariko mwari mwabona ukuntu umuntu kugira inama utayimusabye ukuntu bivuna. Umuntu akaza akakumvisha ko ibyo ukora atari byo, ugomba kubikora kuri ubu buryo nibwo bwiza, kandi ntabyo wamusabye. Umuntu nakubwira ati ngira inama, ndashaka gukora iki n'iki, akaza akakugisha inama, ni ukuri uzamutega amatwi ayikugira. Ariko abantu bahura bakubwira ariko ubundi ku cyameza utayagize gutya, ariko ubundi wagombye guteka gutya, ubundi ibyo bintu wambaye iyo ushyiraho gutya cyangwa ukambara no, uwo muntu no, aravuna, araremereye. muture fata distance, kubera ko baba baremereye abo bantu, baba baremereye ni ukuri. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu akomezanya nabo. Umuntu ukuremereye muri ubu ubuzima bw'ubwabwo ntabwo bworoshye. Nuhura n'umuntu ukuremereye ushaka kukumvisha ko ugomba gukora nkawe, authenticité izaba twese dufite il faut rester authentique, ugakora ibintu bwawe mu buryo bwawe, n'undi akabikora mu buryo bwe. gatanu twongeyeho 2 ni 7, ariko na gatatu twongeyeho 4 ni 7. Gusa urashaka kumbwira ko uwo ukora ibintu ari byo byiza nkande? Oya vraiment non. Tolerance 0. Ngiye kurangiriza ku bantu batubahiriza rendez-vous mwafatanye, cyangwa ngo bubahirize amasezerano baguhaye. Bantu batazi bafata promesse cyangwa gahunda mufitanye à la légère, donc ukabona nta kintu bibabwiye. Urumva umuntu wica rendez-vous cyangwa akibagirwa gahunda mwakoranye, ukabona nta romoro, ukabona nta kintu bimubwiye. Yabigeze kugira rendez-vous n'umuntu, hari ahantu twagomba guhurira, genda amagera ku isaha, ndamutegereza. Hashize iminota 30 ndayibaza, ariko nibaza ko nyine yatinze muri traffic, ni ibintu bibaho. Ariko noneho muhamagaye nsanga yibereye mu rugo areze. Noneho ndamubwira ariko ningenda gutegereje, ati ngo sorry, ngo nabyibagiwe, ngo sorry, ngo rendez-vous ngo nayibagiwe. Putain, wari wibagiwe rendez-vous twari dufitanye? Numvise bimbabaje. Ariko urumva uwo muntu rero nawe aba ari incapable yo konora ses promesses, aba ari donc ntago akurespecta. Iyo atakurespecta rero toi tu te respecte, iyo relation nta valeur bifite umamufitanye, uwo mubano nta gaciro ufite. Donc il faut dire non à ceux qui ne te respectent pas, kugira ngo ufungure imiryango y'abantu bazakurespecta. Kuko impamvu babwira ibi bintu ni kugira ngo burya abo bantu ubavana mu nzira, hakaza abantu bazima, abantu muhuje, abantu mwumvikana. Kuko iyo batinzeho abo bantu, none nabibabwiye hejuru, iyo batinzeho bigeraho nawe ukamera nkabo, nawe ugatangira kudaha ibintu valeur kandi bifite valeur. Urumva rero ntabwo umuntu aba merita urukundo gusa iyo ubana n'umuntu cyangwa umuvandimwe cyangwa inshuti cyangwa iki, uba merita na respect kandi igomba kuba mu magambo no mu bikorwa. Urumva rero icyubahiro kigomba kugaragara iyo umuntu ari inshuti yawe, iyo umuntu ari umuvandimwe, iyo umuntu akubaha, iyo umuntu wawe wa hafi, icyubahiro agufitiye kigomba kugaragara mu magambo no mu bikorwa. Sawa rero,
nta bantu nashakaga kubabwira. Ni ukuri niba wumva ari uwo muhura umeze gutyo, ntabwo nakubwira ngo utorere, witorera habe namba, no, kuko fungura imiryango abandi binjire bazima. Sawa rero, nizere ko twagiranye ibihe byiza, ndabashimiye ko mwanteze amatwi, kandi ni ukuri Imana ikomeze bandindire. Niba mwabikunze like, mubipartage, kandi ni ukuri abatariyabonesha mwiyaboneshe, nzajya nkomeza nze kubaganiriza, ndabikunda kubaganiriza cyane, ariko kugira ngo nkomeze kubikora ni uko vraiment mushyigikira, ndabibasabye. Ubundi Imana ibarinde, naho ubutaha kuri video izakurikira. Ciao, bye.